Rasheli yahise yatsa imodoka aragenda. Nkebutse nshaka kureba hahandi Uwineza nari mubonye ndamubura. Ndaranganya amaso ntangira kwibaza niba ari uwo mbonye basa, ariko nkumva ibyo ntibibaho rwose. Natangiye kwibaza aho agiye, ndetse ibyo nabyibazaga ari nako ngana hamwe nari mubonye. Hageze namubonye munsi y'umuhanda, ariko mbona yipfutse mu maso nk'uri kurira. Nahise musanga aho yari yicaye, maze ndamusuhuza ariko aranyihorera. Nahise nicara iruhande rwe, maze akebutse asanga nanjye amarira ari gushoka ku matama. Yahise ampobera, ariko twembi dukomeza kurira. Mu gihe twari tukirizanya, nagiye kumva numva ihoni ry'imodoka rivugiye hejuru y'aho twari twicaye. Nsa n'uwiye ku Uwineza, maze ndebye nsanga ni Rasheli wari ugarutse. Yahise ambwira ati, bite Sam, waje tukagenda? Nahise ndeba mu maso Uwineza, ndetse mbona nawe ari kunyitegereza nk'utegereje kumva igisubizo nsubiza uwo mukobwa. Nahise nibaza niba aho yaragiye ahageze, maze ndahaguruka nsiga Uwineza aho, maze negera aho Rasheli yari ari. Ndamubwira nti, ese mwari mugiye bigenze gute? Ubuse murahageze? Yahise ambwira ati, uwo ningiye kureba ampamagaye ambwira ko agize impamvu imutunguye ko tuzabonana ikindi gihe. Rero murabona ko aribwo nkigera aha ngaha, ndetse nta nubwo turasuhuzanya. Yarambwiye ati, gusuhuzanya kurenze kuriya mwari mumeze ni ukuhe? Injira mu modoka dutahe Sam. Nahise mubwira ko yakoze cyane, ariko ko ntahita ntaha ako kanya, musaba ko yaba agiye, maze nkabanza nkaganira n'uwo mwari, gusa mubwira ko ntari burare. Yahise ambwira ababaye ati, Sam, kuki utambwiye kare? Sawa, reka ntahe. Rasheli yahise agenda, ariko agenda ababaye. Uwineza nawe yahise ansanga aho ngaho, abona mu maso ndasa n'ubabaye, kandi koko nari mbabaye. Uwineza arambwira ati, Sam, uriya muntu ni muntu ki? Nabanje kumunagura amarira yari ari kumanuka ku matama ye, maze mpera ku murongo mubwira uko namenyanye na Rasheli, mubwira uko yampaye icumbi, ndetse mubwira n'ibyo ahora yifuza ko mukorera. Maze arambwira ati, none se Sam, kuki wemeye kubana n'uriya mugore? Nahise mubwira nti, Uwine, ngira ngo uzi neza ubuzima mbayeho, uzi neza kandi ingano y'amafaranga ninjiza. Koko nari kubona umugira neza nk'uwo ntamwirengeshwa, gusa bitewe n'ibyo mbona nshakaho ndi kwisuganya ngo ndebe ko nakwimuka. Yahise ambwira ati, nta kundi Sam, gusa runteye gutekereza nabi, ngaho ngwino tujye mu rugo. Nageze mu rugo ntungurwa n'imiziki ndetse n'amajwi y'abantu bari bahari. Ibintu byantunguye cyane kuko ntabyo yari yambwiye. Twese twinjira, maze nongera gutungurwa n'ifoto yanjye yari iri muri kadere nini imanitse aho mu cyumba cy'uruganiriro. Nabajije Uwineza aho yayikuye, ariko nitegereje neza mbona ni ya cya gihe yansangaga mu isoko ndi kwanura ibijumba. Ni ukuvuga ko yari yamfotoye ntabizi. Tukinjira bahise bakomera amashyi icyarimwe, bose mbona bampanze amaso. Isoni numvise zije, maze ndebye Uwineza mu maso ahita ampobera. Sinzi aho yakuye ururabo kuko twari kuranye, afite ururabo mu ntoki. Umufotozi nawe yari yahageze, maze adufotora Uwineza ari kumpa urwo rurabo. Nasazwe n'ibyishimo, gusa nta mpano nari nageneye uwo mukobwa. Nise nkora mu mufuka w'ipantaro nari nambaye, nkuramo ikofi, maze nkuramo ibyangombwa, ubundi muhereza ya kofi. Mbega disi ngo abantu birabatungura, abafite imitima yoroshye kwihangana byarabananiye, maze bararira n'ukuri. Baranyakiriye, ariko kandi nagombaga gusubira i Butare nk'uko nari nabisezeranije Rasheli. Nka saa 11 nibwo nuri imodoka subira i Huye. Nahageze mu ijoro nsanga Rasheli yaryamye. Byarantunguye kuko ntari nsanzwe muzi wo kuryama izo saha, ubundi yaryamaga nka saa 5, ariko icyo gihe
hari nka saa 2 zirenzeho iminota mike. Narakomanze aza kunkingurira, musuhuje aranyihorera. Ubwo njya kuryama ariko mpangayitse. Mu gitondo numvise umuntu ukomanga ku rugi rwa ya nzu nabagamo. Nkuyeho rido mbona n'abapolisi bari kumwe na Rasheli. Uko nabonaga ataraba amahoro. Bari barakaye cyane. Nk'umuntu ubwoba bwaramfashe, ntangira kubunza imitima, nibaza ikosa nakoze ritumye polisi iza kumfata. Mu gihe nari nkiri kubitekerezaho, kuko numvaga ko wenda n'abandi mu nzozi bongeye gukomanga, ariko bakomangana umujinya. Maze nambara agapantaro n'agapira nuko ndasohoka. Nimara kugera hanze, bahise bamfata banyambika amapingu, bamwe bajyana nabza muri ya nzu nabagamo, abandi basigara bamfashe. Nuko basohotse basohokana agapfunyika mu ntoki. Mu by'ukuri ako gapfunyika sinari nzi uko kageze muri iyo nzu, yewe ni n'ubwa mbere nari nkabonye. Umupolisi wari ugafite yarambajije ati, niko sha, ibi ni ibiki? Kuko ntari nzi ibirimo. Rero namusubije ko ntabizi, ndetse nungamo ko kizwi niwagishyizemo. Wa mupolisi wari wasigaye hanze, ni ukuvuga wari uri kuncunga, yise nkubita ikibuno cy'imbunda mu mugongo. Numvise ishize, nahise nca bugufi kuko numvaga umugongo usa n'ukonyotse. Nagerageje kunamuka numva biranze. Wa wundi wari ufite agapfunyika yise nkubita ivi ku kananwa, maze amaraso atangira gutakara. Amagara araryoha cyane, nubwo byari bigoye kweguka. Naragerageje mbona ndabishoboye. Narakebutse mpuza amaso na Rasheli, mbona nawe amarira yamanutse. Bongeye kumbaza cya kibazo, maze ndabihorera. Bahise banshorera, dusohoka mu rugo. Ngeze ku irembo mpasanga abantu benshi, bose bampanze amaso. Tugeze ku modoka yayindi bakunda kwita pandagari, nagiye kurira. Umwe muri ba polisi arampirika, nkubita umutwe ku byuma by'imodoka, ndetse nkomereka no ku gahanga. Ibyo ntiyabyitayeho, ahubwo yahise nsunikira munsi y'intebe z'iyo modoka, maze batse imodoka turagenda. Gusa Rasheli we twamusizaho. Nagiye njojoba amarira n'amaraso, ndetse ngenda nibaza icyo nzira, numva ntacyo nzi. Tugeze kuri sitasiyo ya polisi navuyemo, gusa imyenda yanjye yari yahindutse ikigina kubera ibikomere nari mfite ku mubiri. Rero nkundira tuzakomezanye ubutaha muri episode ya 9, aho tuzamenya icyo Samu afungiwe ndetse n'ikiri muri ka gapfunyika. Ese koko Samu yaba ari kurengana cyangwa se yabigizemo uruhare? Ese biragenda gute nyuma yo gufungwa? Nkundira rero tuzakomezanye mu gice kizakurikira. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wanyandikira kuri WhatsApp yanjye iri kugaragara muri video. Kugira ngo rero uzabone igice kizakurikiraho bikoreheye, ndagusaba gukora subscribe, hanyuma ninyishyiraho uzahita ubona notification cyangwa se imenyesha ikubwira ko namaze gushyiraho episode ya 9. Ndashimira wowe wakoze subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora. None se wowe utarayikora utegereje iki? Njye twari turi kumwe, nitwa Samu. Uwiteka abarinde.